urwo ni rwo rugamba rwo kwibohora uko rugenda, ariko harimo ibintu byinshi. Ariko kigaragaza umuyobozi reka nyibabwire, afande akigera ku rugamba uko twari twambutse tuva Uganda, twari dufite amaranka ya hariya second lieutenant kugira kuzo hejuru, dufite confusion y'ikintu cyitwa ayo maranka twakuye hanze. Ndibuka ko hari n'uwazaga akavuga ati iyanjye bayimaye turi mu nzira tuza. None afande akihagera akuraho ibyo byose ku kajagari kose agakuraho, ashyiraho ranki yihereye. Twese twitwaga commanders, tugatandukanywa n'ibyo tuyobora n'inzego tuyobora. Kwitwa commanders hari discipline yindi byazanye muri command ya RPA. Tufata aho hitwa santimetero hariya Gikoba, mujya mwumva abantu bakunze kuvuga intambara RPA igirwana, na amayobera ku bandi bose nibajya babimenya. Ikintu cyitwa ubundi ni sigingi, ariko unze kumva tukita rugondi hene. Aje tujya kurasa defense yitwaga Kabuga, yaratuzengereje, yari mbi cyane. Tujya no kuhasura. Rimwe jewe nakomeretse muri 91 mu kwezi kwa gatanu itariki 21, ngaruka muri 92 ku rugamba mu kwezi kwa gatatu, nibwo twagiye kurasa Kaniga nako Kabuga. Tuhageze dutwara batayo ngira ngo 3 ziri wirasi, ndibuka ko yari Bravo, Nkuruma, Kilo ziri burasi. Noneho Yanki 11th battalion na Zuru zo zikarasa uyaduye ubegereye. Iyo mujya kwataka ku rugamba cyane cyane twebwe rw'inyeshyamba, mwaragendaga mukarara kuri position y'umwanzi, mukajya muri metero, mwagera nko muri metero nka 40-50, noneho mugakora extended line metero 5 musirikare kuva ku wundi, basirikare bakaryama. Mugategereza rero isaha aho komanda ari buze kurasa isasu rya mbere. Iyo saha iryo sasu ritaravuga, umutima ushobora guturika ugacamo, kuko ubuvuga uti iribanza ryose ni iryanjye. Ari abantu bibwira ko kwicara kuri ipana ari ibintu byoroshye. Kwicara hano utaravuga biba bimeze nk'icyo gihe utegereje haduyi kugira ngo umurase, utangira kugira nuzu umaze kuvuga. Noneho bigeze saa 7 kandi ubwo twagomba kurasa saa 12 za mu gitondo, Dodora duhamagara atafanda tanze message iyo force yose iveyo. Iyo babivuze uko mwapanze kuriya, umusirikare wa mbere uhera hariya abwira mugenzi we tuondoke, none mukagera muvamo buhoro kugira ngo adataza kubumva. Dusubirayo nyuma y'iminsi nk'ibiri afande araza, ntabwo nari nzahari, dukora inama kuri iriya ndakiri muhasura, muzahabona aho yadukoresherezaga inama. Arabaza batuyoboraga ati Kabuga muyishakaho iki ko yamaze abasirikare, kuki mutayisiginga, kuki mutayifunga? Yabivuga afite na map yari yashyize ku agatebe yagiraga aho ngaho, muzakabona ni musura hariya, byari ibiti bakoze, hari ibiti yicaragaho ariyo nebeye, akagira n'ibindi biti. Abaturage bo mu cyaro mujya mubona ubutandaro bwo banikaho amasahani, na komeza niko kari kameze, aramburaho map. Yabivuga yakwerekana ukuntu tujya hagati ya Kabuga na Bushara, mu bantu batabyumvaga narindimo. Amwereka afande ibintu uvuga ahanga aduye aratumara, dore aduye aregeranye tu, arazo se aduyi abarushiki tuti natirare aradusheringa. None se ahanga kumwegereye haduyi araza kubasheringa ati na sheringa nabakubita ibikombora nawe arirasa mugende. Nge ntabwo nabyumvaga. Afande afata icyemezo aratubwira ati mugende kandi mukoreshe force noye. Nuko twagiye ducukura indaki, dukora sigingi. Umunsi wa mbere twayikoze aho hantu muhumve, barayeyo n'amajoro ari kumwe nabo. Ubu ni umucuruzi ukomeye, ufite business ikomeye hano witwa Kamugisha. Aho ngaho yaraye nabo basirikare, hari company. Mu gitondo aduye araza, aduye ari Bushara yazaga kuramutsa uyu nguyu buri gitondo, akaza kuramutsa uri Kabuga. Bahageze
bagwa muri ambush barabarasa. Adu yarapfa. For the first time twakomeretse umusirikare nitwapfusha umusirikare. Bigeze saa 8 haza abandi kuza kureba nabo bararaswa. Adu yarahasigara. Umuntu witwaga Colonel Kastari Sabimana ati zombi si ejo nzaziha ibyo zishaka. Abyukaza. Ku munsi wa mbere turamurasa dutwika blende ya mbere. Ku munsi wa kabiri turamurasa dutwika ya kabiri. Ku munsi wa gatatu, ku munsi wa kane Adu yikuye muri ya position. Abasirikare twagize casualties ziri minimum, dupfusha abasirikare bake cyane compared nabo twajyaga duhora dutakaza igihe twatakaga Kabuga. Nibwo twemeye plan ya afande ya sieging kuva uwo munsi. Sieging yarakoze n'uyu munsi iracyakora kandi na Adu yiturasiginga ngo tunane gukuramo. Ibyo ntabwo bijye bibaho. So navuga ko iki cyiciro nagihinira aha ngaha. Cyiciro kindi cyakurikiyeho rero ni cya nambara ruwiti yo nanone kubuza abicanyi. Afande baha message twari mishyikirano aragati murekeraho uhagarike kwica. Ari bamaze kwica abatutsi Bugesera, Kibirira na za Kinigi. Biba ngombwa ko cyo gitero kigabwa. Abantu benshi murakibuka guhera Ruhengeri kugera Ngarama ndetse kiraza kigira hano basi. Iyo message nayo iratanga. Adu yarahanwa bihagije. Arongera aratubwira dusubira mu aho twari duturutse. Abari bazi ko ari inyota y'ubutegetsi RPF shaka cyo gihe byarashoboka ko yajya gufata ubutegetsi. Ariko yubahirije amasezerano. Icyo ni ikindi gitero ubwo niyamubara neza ibitero bikomeye cya Gatuna, cya Ruhengeri, icyo muri pariki ni cya Ruwiti. Ni ibitero byose afande yagabye kandi hagira kidutsinda na kimwe. Ngurwo urugamba rwo kwibohora aho tuza tukaba turuhagarikiye tujya mishyikirano. 9/4 tariki 6 nkuko mwavugaga twumva ngo indege, ariko iki kibazo cy'indege igisubizo cyacyo kiratangwa n'ibiganiro byabanje aha ngaha. Abatubwiye Ambassador Munyakayanza na Roza batubwiye uko leta uko zakurikiranye Republika ya mbere ya kabiri ukuntu zagiye zitoteza icyitwaga ubwoko bw'abatutsi no kubica. 94 rero yari continuation yiri ya myaka yose yabaye. Afande agomba kuba yarabonye information ko abantu batangiye kwicwa hano. Tariki ngo araduhamagara tuza mu nama commanders b'imitwe y'ingabo aduha mission 157 epfo 7 square ikurikiraga duhera aho turi. Bravo Alpha 59 azihamagara Miyove aho yazibriefingiye mu kiganiro cy'ubushize twarabibwiwe. Zo zikihuta kuza Kigali kuza gutabara. Birumvikana ko Kigali mo n'abatutsi bitwaga benshi ndetse na 600 ariho yariri. Ariko igitangaje afande azatubwira yenda natwe tutaramubaza, ngewe sinzi ukuntu afande biriya bintu yabikoraga. Ops niba hari ops zari zikomeye zahaduye ops Ruhengeri yari nako Byumba yari ikomeye. Iyo murwaganira ngo n'umuntu witwaga Bahufite kabiri yaje kuvayo. Iyo ops kuntu yari ikomeye, ariko afande kuntu yacishijemo Alpha na Bravo na 59 akazivuga ati mwebwe mugende direct mujye Kigali mutabare Kigali. None akongera gahuza gukurura battalion zisigaye 101 21st 7C na 157 n'izindi unit zari zirimo aho ngaho noya za military police, ndetse na unity yari afite yari yitwaga high command nayo akikuraho abasirikare agasigarana Mbarwa anda Fred James nabo bakaza. Noneho izo unit zikaba arizo zirasi inyuma hari izi zimbere nazo zikaza. Kuri jewe ntabwo arubwo bitekereza bikakuyobera ukavuga utse afande niyabonaga ko abasirikare bashobora gushira, ariko yarabikoze. Za bataye 3 zigera hano kuri Senide
zifasha 600 zitangira spreading mu mujyi wa Kigali, zirokora abantu batutsi za Saint Andre, Saint Paul n'ahandi hatandukanye. Amaze kwinjiza izi 3 zinjiye zigasanga 600, arongera ubushize nababwiye ukuntu yabambye aduye. Nabatari baha navuze nuza y'uruhu. Abana bato mutazi uruhu kuko twebwe ababyeyi bacu baryamye kuri izo muna twakuriye turazisanga, bamwe tuziryamaho. Iyo bakuye uruhu kunka bararubamba, hari igiti kimwe hariya n'ikindi ukarurega none rukuma neza. Afande icyo yakoze, yafashe fare arayibamba yikura ruhengeri ayigeza mu Mutara, arayibamba ariko neza ku buryo hariya bararebaga bakavuga bati turashira, abaha bati turashira, abo hagati basigara birwanaho. Birumvikana ko center of gravity, umutima w'umwanzi wari Kigali. Ni nayo mpamvu nibwira ko ariho yashyize imbaraga nyinshi kugira ngo Kigali ibabazwe, ubukana bw'intera hamwe n'abasirikare bazifashaga bigabanuke. Byarakozwe, ariko ikibazo agomba kuba yarahuye nacyo, ubuyobozi bwacu bwahuye nacyo. RPR ifite ingabo nkeya, abo twarwanaga nabo baba abasirikare n'intera hamwe zabafashaga wari umubare ukubye hafi inshuro 10 RPA. Ariko uburyo yakoze iyo management kugira ngo tubashe kurokora abantu bakiya barokotse, nta nubwo zari fari na n'intera hamwe gusa, muribuka ko n'abafaransa binjiyemo. Ibyo Dr Rose yatubwiraga, abafaransa iyo bataza mu Bisesero, abanyabisesero bari birwanyeho kandi twajya kubasanga ari bazima. Iyo batanatwimira n'imbaraga bari bafite, twagiyaga kuba twashoboye yenda kuhagera. Akoresha izo mbaraga abasha kurokora abarokotse muri sentazi zigiye zitandukanye nari busubiremo. Subiye kuri ubu bukana bwa genocide, afande yigeze kuvuga ati nageze bambwira commanders ngo beku kongera kunyereka ibyo bintu. Byari biteye ubwoba cyane. Ariko afande, abantu baraha yenda bamwe bashobora kuba babizi, ibisambo n'abajenosideri bari hanze bo barashinyagura, abarokore n'abapasitori baraha. Abantu bavuga ko bahagarariye Imana buriya niyo yohereza umuntu yihagarariye, uko mbitekereza. Afande yadahaguruka muri RPA ngo afate icyemezo gikaze, atwoherereze message commanders bose bayoburaga ingabo kugira ngo tumanaginga abasirikare bo twayoboraga kutihorera, iki gihugu cyajyaga kuba umuyonga. Hari ibyo abantu bakinisha batazi. Uyoboye abasirikare, abana babyeyi babo araje asanze ababyeyi be barashize, miryango yarayirebira iragaramyaho, ababishe bari hariya, afite imbunda, afite magazine 5 zuzuye, ariko kamara igiyungo umwana ukamubwira udakora ishyano, utinya ijambo umuyobozi yaguhaye, ijambo gusa. None se ubwo wavugaga Imana niwe yohereje, ukasanga ngaho umuntu umagarariye Imana, na Imana iyo uyihagarariye arahari. Uhagarariye Imana arahari. Kandi icyo Imana yadukoreye kuba yaratuyoboye ku rugamba na nyuma yaho akayobora igihugu, ibyo bigaragaza ko Imana koko ariyo yagennye ikigomba kuba. Ndabura icyo urundi rurimi nakoresha, kubera ko ibyabaye ku gihugu cyacu byasabaga izindi mbaraga zidasanzwe kugira ngo igihugu kitaba umuyonga. Nagira ngo rero sinjya kuvuga ngo aha naha ko abantu barokoye abantu, ariko reka mvuge ahantu hamwe gusa. Tugeze hariya ahantu hitwa Rwabusoro, ikiraro baragiciye. Afande afata force yari igiye kujya hariya kubera ko idafite ahica, ahitamo ko kuza kuyicisha mo Kigali, ikambuka Nyabarongo ikajya mu majyepfo kugira ngo itabara amajyepfo.
uko yagendaga bitekereza uko abitubwira aza kubona ubundi buryo twakwambuka dukoresheje ubwato butoya, turabukoresha turambuka tujya mu majyepfo. Ariko tujyayo igihe kiba cyagiye, abicanyi bari benshi bakoreshaga izo mbaraga. So nagira ngo mbabwire, singiye gutinda muri byinshi, nyuma yo guhagarika jenoside, rugamba rwo kubaka iki gihugu, ariko mvuge ibintu bitatu yakoze tugihagarika jenoside. RPA commanders, imyaka twari dufite naho twari duturutse hatandukanye n'ibyo twari dufite, hari ikintu, hari utuntu mwita duto ariko nagira ngo nuvuge. Kandi iyo umuyobozi yakoze ikintu gikwirakwira hose. Mu barongoye mbere rugikubita nari ndimo. Noneho afande aza mu nama, General Kakari hano ni wari ame chief of staff, aramubaza ati numvisha abasirikare barongora ngo barakata keke ngo barafungura za champagne. Aratubaza ati champagne muzi icyo ari cyo, keke muzi icyo ari cyo? Ngiye mu by'ukuri nagiye kwirarira no kubabeshya, ari keke ari champagne ntabyo narinzi. Kandi mu bukwe bwanjye abari banwerereye cyane cyane abantu bari baturutse hakurya i Burundi, ibyo nibuka bari bateguye amakarito ya champagne 40. Abwira akakata ayo makarito, nta musiteri ngira ngo zari amakazi nka 300, ati muzizane zizajya zakira abashyitsi hano. Niko byagenze. Ariko atanga justification impamvu tudakwiye gukata keke ngo tunafungure champagne. Aravuga ati ibyo ni ibintu abantu bakora ba celebrating abishima. Murishimye. Atuga murasabwa kurongora mukabyara ariko mu bitandukanye n'ibyishimo. None nagiye kubona n'abacuruzi ba billionaires ubu ngubu ku bukwe bwabo bakoresha amafanta kubera icyo kintu afande yavuze. Icya kabiri adukura mu nzu z'imbohozanyo, tuva mu nzu z'abandi tubasha kwishakamo ibisubizo. Icya gatatu, jewe ubwanjye nka brigade commander wayoboraga Butare, Gikongoro, Cyangugu, nari mfite imodoka zitari munsi ya 20 izingendaho. Nari mfite igenda imbere nk'eshatu ziriho imbunda zimeze zitya, ijya imbere iyo nicayemo hagati irimo ibyonko inyuma hangaha n'izindi zinkurikiye. Ijoro rimwe buri brigade commander kuva kuri izo modoka nababwiraga yadusigiye izi eshatu zadukijije iki accident kuko twari tugiye gushira. Icyanyuma n'ejo bundi munabyibuka ubwo yashyiragaho gusaranganya ubutaka. Dufite ikibazo gikomeye, ndi umwe mu bari bafite ubutaka bunini, ariko ku butaka nari mfite hatujweho abandi banyarwanda 24 kandi umuryango wanjye urongera ubaho. Ibyo rero nta kindi cyabikora atari ubuyobozi buzima. Ndashoje ndasoreza ku rugamba rw'abacengezi, ariko nerekana urugamba rw'abacengezi uko afande narwo yarurwanya. Ni story nk'eshatu nazo abantu batazi. Ibi bigarasha mwumva bivuga, Kayumba nigeze kumva rimwe avuga ngo afande biriya bintu byaratubabaje, avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kayumba turaziranye twese ku rugamba hano, araba officers batandukanye udushyize hano katuvuga. Kayumba no kugira utya ngo arebe n'ahaduye hari ubwo byamugoraga kumureba gusa byonyine ngo akanura amaso, ubwo abumva icyo mvuga muracyumva. Ariko nigeze kumva avuga ngo yatabaye afande ngo nkana. Kweri Kayumba utabara umuntu kwa bahegereye, utabara umuntu kwa afite bataliyoni, utabara umuntu utagira icyo ugira. Niyayoboye bataliyoni, niyayoboye company, no munsi yaho niyayoboye paratuni. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki, reka nkonganire Kayumba ibintu byakomeye. Ni wambwiye ngo njye gusaba Uganda, njye gusaba Museveni aduha ubuhungiro ngo dukoreshe cyangwari ahantu impunzi zahoze za Bunyoro ngo baruhuke babone kugaruka ku rugamba. Sinzi niba byibukaga ibintu bikomeye bimeze nabi. Niba uvuze ngo mbasabire Uganda abantu bose basubire bajye kuruhuka. afande agize neza cyane kuri uru rugamba rw'abacengezi. Afande yaraduhamagaye
brigade commanders atubaza ikibazo cy'abacengezi kana akantu gashangiye kubabwira ariko mutazatugaya twese imbere ya afande ngira ngo n'ababateraniro commanders bagomba kuba bari bahari. Aratubaza ikibazo cy'abacengezi baciye ibintu, baciye imihanda, bakoze iki? Ikibazo ni iki? Ndetse mu bambere bavuze ndimo ikintu twabwiye afande cyo yadukorera kugira ngo dutsinde abacengezi. Taramuga afande, abacengezi bafite ikintu cyitwa amafirimbi n'induru biteye ubwoba. Afande aratureba ati urumva aho kumusaba ibikoresho twavuze ko atugurira amafirimbi, induru zo sinzi ukuntu twajyaga kuzivuza. Aratureba abwira Kayumba icyo gihe rero amuhaye inshingano zo kuyobora operation za Ruhengeri. Urumva twazanye nawe nk'utuyoboye, ni wagumye no kutugayidinga tubwira ibyo turi bubwira afande, ariko twebwe ibyo twakubwiraga afande niko twabyumvikanaga nawe niko yabyumvaga. Nawe yumvaga ari amafirimbi n'induru. None afande arangije namangira ngo yabereye no muri Kanjepe. Afande ajya mu ofisi ye azana impapuro zitanditseho ikintu. Buri brigade command urupapuro n'ikaramu, andika usinye wowe runaka, adui niyongera guca umuhanda mu area of operation yawe urajya ku firing squad. Dufata impapuro, jewe Lieutenant Colonel Fred Ibingira, brigade commander 402, adui niyongera, kuko adui yaramaze kugera ku kirenge hano, afande adui niyongera kurasa area yanjye ngiye ku firing squad. Noneho umuntu witwa General Munyakazi arabireba ati vrema, ati twiyandikire twisinyire. Noneho mu gihe akiraho afande yari ari mu ka office ngira ngo iwe asohotse, tubwira akubise ku rugi, tubwira Munyakazi tutafande arafata arandika arasinya, arangira avuga ati ndapfuye mwene Rukera, ati umukono n'uwanjye na sinyatire ni yanjye. Kayumba yanga gusinya. Afande aje aravuga ati karatasi zenu ziko wapi? Ati impapuro zanyu ziri. Ati we yako iko hapa baza Kayumba. Kayumba yigira ati aravuga ati wewe. Kayumba bafashe urupapuro arandika nawe arasinya. Twaragiye nabaga mu Kiyovu hano cy'abakire. Umugore aho naciye ni yahamenye, ndagenda njya Shyorongi mu misozi hagati. Batalon commander wari uhari ubu ni Major General witwa Nkubito, mwohereza Minazi. Noneho nabandi twese uhera uwo munsi adui nabwo yongeye guca umuhanda. Kubera gusinya gusa adui nabwo yongeye guca umuhanda, nabwo yabyongeye. Turangije afande arongera aratubaza, adui yamaze kutubana mwinshi, dukora iki? Turi cyo dukora, tuti indege, dushaka indege turazibura. Aratubaza atari ko nitwamaze imyaka 4 mu ishyamba tudahembwa, tuti ubu ni dushobora kongera tukigomwa tukamara ikindi gihe tudahembwa tukigurira helicopters. Dufata icyemezo ko duhagarika umushara w'amezi 9 na musirikari wa RPA uhembwa, tugura helicopters 2 zarashe hadui. Hari abatajya bamenya rero aya maduyi yose yirirwa atuka afanda tukande, ibyo byose barabizi ariko barabyirengagiza. Ariko icyo bashaka bazakibona nicyo ngiye gusorezaho. Fande mwagennye imirongo migari yo kubaka iki gihugu, ariko imirongo 2 itavogerwa, itarengwa, don't touch. 2 mwagennye umurongo w'umutekano w'iki gihugu, aho ngaho nawe ujye uharenga. Mugena umurongo w'ubumwe bw'abanyarwanda, nawe ujye uharenga. Afande turabashimira kubw'imirongo migari, ariko iyo 2 itavogerwa, niyo mpamvu buri gihe mu mbwirwaruhame zawe nujye usoza ibyo 2 utabivuze. Ndasaba urubyiruko n'abakuru muri aho, iyi mirongo nubwo bafite imyaka ingana iki, tujye tugenda tuyiryameho. Retired generals baraha, senior officers baraha mwese, uyu munsi
habaye ushaka kurenga kuri uyu murongo buri gihe aho turyamye muri retirement yacu tujye duhora tuzi icyo gira uruhande rwacu no kuba tayari igihe cyose haba message ya command ni chief ivuga ngo uyu murongo ugiye kuvogerwa tuzaba bambere mu kuwugeraho. Ibigarasha intera hamwe nabo bafatanyije mu bihugu duturanye bamenye ko iyi mirongo itavogerwa, bamenye ko iyi mirongo tutayitererwaho ubwoba, bamenye ko iyi mirongo ari ubuzima bwacu. Murakoze afande.